na kimwe buriya mpora nabanje gusenga ndetse niyo ngiye kujya kuri stage ngiye kuririmba mbanza gusenga. Jewe nageze ku rwego rwo kumva yuko dukwiriye kubaho twubaha Imana ku nyungu zacu apana kushimisha Imana. Imana ifite byinshi bishimisha. Imana ikeneye yuko ahubwo baho ubuzima bwubahiriza ya mategeko 10 niyo utakwirirwa yavuga. Edimici umunsi n'umunsi umeze neza, dufite abatumirwa meza fresh, turava mu bwiza tujya mu buno ukomeje kugenda bivuga ibintu bimeze neza. Sema tutanatinze kamariti nabyerekana byose n'ibikiri hanze. Yes, as they can see, we're the man that needs no introduction. Muraho neza. The COVID style. Wabimenye. Brother, turakire doctor. Murakoze kunyakira, bimeze neza, ndanezerewe kuba ndi hano. Nongeye guhura n'abavandimwe twayirukanaga kera. Kera. Welcome man, welcome. Murakoze kunyakira. Martin, bantu bawe cyane kigurumana nyuma twikomereza. The first thing that is coming on your mind. Okay, abantu badukurikiye barazi kugenda bakomeza badufasha kuko ibibazo byinshi kubera isi ahantu igeze n'iterambere n'iki bigenda bisubiza biciye ku bitangazamakuru. Yes, kandi bakomeza nk'uwabona turi kumwe na Tom Close bakomeza twandikira hahandi. Nambwira cyo ari mu bantu kabisa nemera cyane mu Rwanda bari muri industry. Ari kubera cyane discipline yakomeza kugaragaza ibikorwa byinshi akora. Ni umuntu kabisa murashobora gufatiraho urugero rwiza mu ruhando rwa yaba music cyangwa se n'ubundi buzima busanzwe. Icyo kintu namwemera mbere yuko namubwira mbere yuko mubaza ikibazo. Urakoze cyane. So my brother, nicho na imi mubwire. Niko konzi ko inspire him a lot. Urakoze cyane Martin. Yeah. So brother, amakuru y'imezi. Makuru ni meza. What have you been up to? Ni byinshi. Of course, maze iminsi ndi mu kazi, mbere akazi gasanzwe ko gushaka amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga. Then ndi no muri studio ndimo gukora ku ndirimbo zanjye zigiye zitandukanye. Hanyuma njya nandika ibitabo, njya nkora amafilime, nandika amafilime. Ntabwo ziratangira kugera kuri screen ariko ziri mu nzira. So izo zose ni projects mba ndimo gukoraho. Iyo wenda abantu bakeka yuko umuntu ahuze cyangwa acecetse ni ibyo gemba mugiyemo. Of course iyo nanditse ibitabo munze kwandikira abato kandi abana batoya kugira ngo ibyo wabandikiye byumvikane neza ugenda uvangamo n'ibishushanyo. So byose ndabikora nyine nibyo bimfasha kwandika. Tom, like we've seen so many interviews of you everywhere for a long time. You're like a legend, yeah. And by the way, we're honored to have him here. I just want you to tell us like 2 things about watakuzi. Simbizi buriya wenda ibyo batazi nuko nashaka ko babimenya. Birashoboka ko nanabivugira ariko ibyinshi barabizi. Icy'ingenzi ndi hano kuko nanjye ndi umukristo nizera Imana. Niyo mpamvu ndi kuri no televiziyo. Hanyuma sindi bujye kwivuga namera nka abafarisayo ko babigenza tuvuge mu rugero biyirije. Bagazenguruka inzira yose barimo kwiyerekana ariko buriya ngo Imana niyo mucamanza wacu twese. Edi yarageze ahantu heza ntabiciye mu ijambo. Hari season turimo cyangwa se icyumweru turimo wowe kuri wowe Tom, iki gihe cya Pasika ugifata ute ku giti cyawe? Igihe cya Pasika ubundi jewe nimenyereje kudafata iminsi runaka ngo nyigire iminsi isumba iyindi kubera yuko nzi ko buri munsi ugizwe n'amasaha 24. Ibyo wakora kuri Pasika ushobora no kubikora ku wundi munsi wari wo wose. So jewe mbayeho ubuzima bwose nyine nkaho umunsi ku wundi arandi mahirwe nahawe yo kongera gukosora ibitagenze neza mu munsi wabanjirije uwo nguwo. So
biragoye kuba wabona na celebrating umunsi wari wose ndetse na anniversary yanjye ngira ngo kuko ari iri personal itanzeho urugero ni gakeya nibuka kuyicelebratinga so mbayeho nyine buri munsi nkaho ari umunsi wo guhimbaza Imana ari umunsi wo kubaho neza wo kwitwara neza imbere y'Imana cyane yuko nkeka yuko kandi nizera yuko ari byo bihesha Imana ibyishimo Imana yishimira umutima kurusha ibikorwa wow ariko hariho ukuntu gusa uno ni umunsi nyine ntabwo arazuka ariko ari mumva so ni umunsi wo kuzirikana nyine ku rukundo rw'Imana yatanze umwana wayo ibyo ari byose intumwa ze nk'ano masaha zari zibabaye biranashoboka ko no mu ijuru bari bababaye nubwo bari bazi yuko buri bucya akazuka so ni umunsi ufite icyo uvuze ku myemerere nyine ya gikristo ndetse umunsi w'ejo uhita uhereza meaning cyangwa igisobanuro kirushijeho ku by'uyu munsi so no munsi ndetse n'umunsi wa Pasika niryo shingiro ry'imyemerere ya gikristo ubundi yes Mr. Tom so kinini warukomoje nkubaje ngo ni cyane batari bakuzeho setting ko ari umukristo ndagiye ngo just abantu like uduhe iyo side yawe how has it ubundi baje nka Martin afite testimony ye nanjye kambaza nkavuga afite testimony yanjye na encounter yanjye uburyo nayigize we just want to know Tom byagenze gute se yakijwe ryari se byagenze gute ya moment yawe ya encounter byagenze gute jewe rero sinzi ko imyemerere yanjye wenda ku bantu bamwe itari bube controversial jewe urwego ngezeho mu gutekereza imyemerere yanjye ni urwego ruri personal hagati yanjye n'Imana kuvuga ngo nageze ku rwego rwo kumva yuko Imana iri muri jye akenshi niyimpa ibyo ntekereza niyimpa ibyo mvuga Martin igeze kuvuga ko hari abantu benshi ni inspiring kuvuga ngo niba hari abantu benshi ni inspiring Imana ishobora kuba irimo gukorera muri jye kugira ngo ngire icyo nigisha abo bantu so inshuro nyinshi ntekereza kabiri cyangwa gatatu ku byo ngiye kuvuga cyangwa ku byo ngiye gukora mviriza ijwi riri muri jyewe bimpitiramo bimwe mu byemezo ubundi byakabaye byoroshye gufata ariko kenshi nkabifata nabaje gutekereza cyangwa nkavuga nabaje gutekereza kubera yuko nzi ko Imana iba muri jye hanyuma nkabaho nkabajyewe then nta kintu na kimwe buriya mpora nabanje gusenga ndetse niyo ngiye kujya kuri stage ngiye kuririmba mbanza gusenga niyo naba ngiye kuririmba kuri stage yose mbere yo kuzamuka kuri stage mbanza gusenga kuko hari abantu benshi bakunze gutekereza yuko abahanzi bataririmba gospel bajya mu barozi bajya mu bapfumu bakoresha imiti uno munsi mfite ibyo nkora bituma wenda ntajya cyane mu muziki mushyiremo imbaraga nk'izo nashyiragamo kera ariko nageze kuri some cyangwa kuri top y'ibijyanye n'umuziki cyangwa entertainment mu Rwanda kandi ibyo byose nabikoraga nsenga nabifashijwe no gusenga ntabwo nigeze n'umunsi n'umwe tuvuge nk'urugero mvuga ngo ngiye mu bapfumu cyangwa ngo hari akantu bamaye njya kujya kuri stage mbanze nkambare cyangwa ngo mbe mfite hari ibintu njya nkunda kureba wenda tuvuge nko kuri za YouTube conspiracy theories ngo murabona ukuntu wenda agize gutya ari kuri stage ngo birazira n'imbaraga za satani n'imbaraga za satani wenda arimo gukoresha Illuminati wari uvuze neza so nageze ahantu byoroshye ko umuntu ashobora kuvuga ati uko byagenda kose Tom biriya bintu arabizi niba bataranamujyanye wenda baramugerageje arabananira so I've never been approached by anyone from that side hanyuma sinigeze nanabikoresha ariko nageze on top of my game hanyuma n'ubundi uko mbayeho gushingira ku myemerere yanjye nakuriyemo nakuriye mu idini ry'Abanglikani
sogokuru yari umwarimu mu bangirikani buri habamo abarimu abapasiteri abo bita ba archdeacons hakaba bishop archbishop hakaba abakanoni no kuvuga ngo sogokuru yari umwarimu final aza kuba n'umukanoni kuvuga ngo yari elder mu bangirikani he was my role model hari harimo age difference nini ariko n'umwe mu bantu nizera yuko bakiranukaga byizera n'umutima wanjye wose then ndongera nkurira mu rugo rwa Archbishop Corinne nawe n'umwe mu bantu nahamya ntashidikanya yuko ibyo avuga n'ibyo akora bijyanye ni umuntu w'Imana, is a man of God. So abo bagabo babiri rero nabakuyeho ingero zituma mbaho uko mbayeho n'umunsi, atari no kuvuga ngo ni imirongo runaka yo muri Bibiliya ngenderaho cyangwa ni ijambo runaka na buriya ibikorwa birigisha kurusha amagambo. Kora ndebe iruta vuga jumve. No kuvuga ngo nko ku bantu banadukurikiye uno munsi biroroshye yuko umukristo yabwiriza abantu bagakizwa bakanahinduka bakagira imyemerere nk'iye bitewe nuko yitwaye kurusha amagambo yavuze. Kuko tuvuga nk'urugero turebe nko muri Afrika abakristo ni ikigero cya kangahe ku ijana, bose hamwe baramutse bapracticinze ibyo basenga, ibyo bavuga, ibyo bakora, ibyo bemera, uri muribaza ukuntu ibyaha byagabanuka ku isi cyane muri Afrika. So no kuvuga ngo jewe nizerera cyane mu bikorwa. So ibyo bikorwa rero nagiye mbona kuri abo bantu nibyo byanyubatse, bituma no mu buzima busanzwe mbayemo nizera nashidi, kuko hari abantu bigeze kubaho nta Bibiliya ihari. Ndetse wenda ubuzima bwabo aribwo bwashingiweho bandika Bibiliya. Dufate nk'umuntu witwa Abraham cyangwa umuntu witwa Jacob, Yakobo, yes. No kuvuga ngo hari abantu babayeho nta Bibiliya ihari basoma, wenda baganira n'Imana, Imana ikababwirira mu nzozi, bakumva ijwi ryayo. So birashoboka yuko ushobora kubaho ukaramya Imana nyine mu bikorwa, wenda iby'amagambo bikaza byiyongeraho. So ukuvuga ngo rero je bitewe naho nakuriye ngo ubuzima nabayemo, nakuriye muri korali, nagize guidance kuva nkiri mutoya, ndakura noneho nza kuba exposed ku bintu bitandukanye, mfite ya myumvire, ya mitekerereze, ya migenzereze ifasha kuba muri ibyo bintu. Bitakinansaba yuko wenda hari ibintu runaka ngomba gukora, hari imigenzo runaka ngomba gukora kugira ngo nizere ko ibyo bintu wenda nari bubivemo. So nibwo buzima bwanjye. That's me. Awesome. And this comes to this question. Ndashaka mukanya tuza kugaruka wenda kujya arabikomoje ko yarimbaye muri korali. By the way, that's so even meant. Tukirabana twahuriye Eddie yiga gucuranga piano. Ngiye bamwakuraje actually. Yeah, by the way, tukagenda twakora utudiskete kera tudiskete hamwe n'amaguru. But I also want to thank you for that, kuko benshi bareba bakareba umuntu anageza, ariko hari abantu aba yarahuye bashinze nk'iyo mizi. Mbere njye nari umuntu witinyaga byatari, njya ngo we can testify of that. The first person I'm pushing, so bitabye you are great, anyumisha okay nanjye nabikora koko nkabona biciye. So thank you so much. Now I want to ask you kuri kino kintu, obviously kuba warimbye muri korali n'iki, kuba wararimbye secular hari aho byabaye controversial. Some people when nayo genres akutujyana, but I want to ask you, do birashoboka ko umuntu yakorera Imana kuri iriya stage? Ubona wowe atari nayo gusa, you're in movies, you are in books, you are ufite platforms zitandukanye nyinshi. Birashoboka ko umuntu yaba umukozi w'Imana kuri izo platforms? Icyo nemera, hari ijambo Yesu yabwiye nyine intumwa ze, ayibwira ngo uko ubwami bw'Imana bugereranywa, atanga urugero rw'ukuntu ngo umwami yasigiye abantu itaranto. Uko yagiye azibaha arangije arabasigara agenda,
uwo yahaye nkeya yahise azifata arazitaba, aravuga ati jyewe uriya mwami ndamuzi, ni umunyamwaga, ntazagerageza kuzinvestinga zino taranto zahomba akaza akangirira nabi. Hari abandi bazikoresheje ariko ntizunguka, umwe muri ba bantu basigiye itaranto arazikoresha zirunguka. Umwami agarutse bose agenda babaza ibyo yabasigiye, ageze kuri wa wundi wazitabye, niba nibuka neza yaramuhariye kubera yuko itaranto yazimusigiye kugira ngo azibyaze umusaruro. Then hari uwazifashe arazikoresha ariko ziguma zingana kwa kundi nawe afite ibyo yahawe. Then wa wundi wazibyaje umusaruro mwinshi arahembwa. So nizera nashidikanya yuko Imana yagiye iduha impano zitandukanye. Mbere na mbere yego ni ukugira ngo tuyiglorifying, ariko mbere na mbere ni ukugira ngo tubashe kubaho. Urumva Imana iradukunda. Imana muri Bibiliya aravuga ngo niba umwana wawe atagusaba ifi ngo umuhereze inzoka, akaba atagusaba umugati ngo umuhereze ibuye, kuki mwumva ko jyewe so mu ijuru ntabaha ibirenze n'ibyo ngibyo? Ukuvuga ngo Imana iradukunda kurusha ababyeyi bacu. Kandi jyewe nageze ku rwego rwo kumva yuko dukwiriye kubaho twubaha Imana ku nyungu zacu, apana kushimisha Imana. Imana ifite byinshi bishimisha, ifite abamarayika ibihumbi n'ibihumbi. Sinari numva umuntu uvuga umubare w'abamarayika baba mu ijuru. Yaremye Satani, bavuga ko nta muntu n'umwe wigeze abaho ufite impano yo kuririmba nk'iya Satani. Nubwo yaje guforinga, nkeka ko mu bamarayika basigaye mu ijuru hari abandi baririmba no kurusha uko yaririmbaga cyane. So icyo Imana ikeneye ku bantu ntabwo ari ijwi ryiza rya Tom, ahubwo ni Tom ugaragaza Imana mu migenzereze ye. Uko mbayeho bigaragaza Imana gute, ibyo mvuga bigaragaza Imana gute, mpereye n'iwanjye mu rugo, abana banjye ndabatoza iki, mbanye gute n'umudamu wanjye. Kuko uno munsi biroroshye gusanga umupasiteri urimo kubwiriza mu rusengero ariko uri muri process ya divorce. Yego nawe ni umuntu yambaye umubiri, ariko mbere na mbere Imana idukeneye yuko twovakaninga uwo mubiri, tukanesha izo challenges, tukabanza kwera imbuto kurusha kuza kuvuga amagambo. Urumva? So nsubiye inyuma rero, nemera yuko impano Imana yaduhaye muri rwa rukundo dukunda, mbere na mbere muri tuvuge nk'urugero ku isi hari miliyari 7 zinarenga z'abayituye. Kugira ngo Imana iguterure kujugunye muri izo miliyari, ikintu cya mbere yaduhaye ni impano zizadufasha gusurvivinga muri abo bantu. N'ikimenyimenyi impano Imana yatanze zose ntabwo ari za mpano zihagarara kuri altar, kuri alitari mu rusengero. Harimo n'impano zindi zigaragarira mu buntu, zigaragarira mu gufasha, zigaragarira mu kuvuga neza, wenda utavuga ijambo ry'Imana ariko ubwira neza abo wakira, ubarema agatima. Par exemple uno munsi tuvuga hari ikibazo cya depression cyateye ku isi, aho umuntu ushobora guhura n'umuntu agiye kwiyahura ukaba wamuganiriza ukamugarura. Ni ukuvuga ngo hari impano nyinshi, tugere ku impano y'umupira, ku impano yo gukina filime, hari impano nyinshi. Impamvu ya mbere jyewe nizera ko Imana yatanze impano ni ukugira ngo zibashe kutubashisha kubaho tutayikoze isoni hano ku isi. Mbere na mbere tuvuge niba ufite impano yo kubagaininga cyangwa yo guciririkanya, ushobora kujya mu bucuruzi ugakora ubucuruzi bwawe, ariko muri ubwo bucuruzi bwawe ukabwereramo imbuto. Hanyuma n'ibyo wungutse ukagira abo bifashisha, ugafasha famiye yawe, ugakora inshingano zawe nyine nk'uko bisabwa n'amategeko, nk'uko bisabwa n'Imana. Then wanagira n'ibyo usagura rwose ugafasha n'abandi, ukaza mu rusengero ukubaka urusengero, ugakora n'ibindi. Ariko mbere na mbere jye nizera ko izo mpano mbere na mbere nizo kugira ngo tubashe kuba kuri inose. Impamvu ni iyihe? Uno munsi tekereza ku ruhinja rwavutse uno munsi. Urwo ruhinja ababyeyi barubyaye ntibigeze barugisha inama yo kurubyara. Sibyo? Ubwo ruraje rwisanze hano ku isi, tuvuge ruvukiye mu muryango ukennye, umugabo ari responsible, umugore wenda tuvuge ni indaya. Urwo ruhinja nubwo ruje ku isi, ntekereza ko impano ruvukanye ariyo mpamba Imana yaruhaye yo gutuma rusurvivinga hano ku isi.
niko ntekereza ni ukuvuga ngo nirugera hano ku isi rushobora kuzahura n'ibibazo bakarufata nabi ariko finally nirumara kugeraho rushobora kwirwanaho ya mpano Imana yaruhaye izarufasha gusavayivinga noneho guhera kuri rwo kuzamuka kugera ku bazarukomokaho no kugera ku bandi ruhindura amateka y'ubuzima bwabo. Niyo mpamvu buri muntu aba accountable kubye. Ntabwo ushobora kuvuga uti giye Mana kubera iki navutse kuki ugiye kuncira urubanza rwo kundimbura kandi jewe njya kuvuka nza kuri no si nta wabigirije n'Imana. Ku rundi ruhande ushobora kuburana n'Imana ukayibwira uti giye ibi bintu ugiye kunciramo urubanza wabinzanyemo tutabyemeranyije. Iyo mitishwamo sinari kwemera kuvuka par exemple. Nageze ku isi yego hari amategeko ariko jewe ayo mategeko yarandemereye kubera ko ibi bintu si umushinga jewe ubwanye nasinyiye kugira ngo nijiremo. So kimwe mu bintu bidufasha kuba kuri ino si mu buryo Imana yashatse ko tubaho harimo n'izo mpano iduhereza zizatuma tubaho tutayigayisha. Then izo mpano twamara kubaho tutagayisha Imana tukabona kuzubakisha nyine n'abandi batuzengurutse tukabona kubafasha. So rero ngarutse kuri byo nkora by'indirimbo za gospel cyangwa n'ibindi no kuvuga ngo jewe nahisemo kwataka ubuzima muri sanse iri general muri sanse rusange. Tuvuga no munsi namutse ngewe njyanye nawe tukajya tuvuge nka Nyabugogo ahantu hateraniye abantu batazi ibintu by'Imana cyangwa banabizi bakuze nk'umuhanzi wa gospel giye banze nk'umuhanzi wa secular. Abo bantu ibyo mbabwira bashobora kubiha agaciro cyane cyane ku Mana kurenza wowe kuko wowe bashobora kumva yuko wabigize umwuga. Kuvuga ibyo babwira ushobora no kuba uri mushaka kubatwara aho usengera, ushobora kuba uri mushaka kuzababyazamo congregation uzajya ukuramo amaturo n'ibindi. So ngewe nahisemo kwataka ubuzima muri angle iri genero mbaho ubuzima bwanjye ntagamije kurebwa wenda kubera yuko ibyo nkora bituma abantu benshi bandeba bashobora kureba uko mbaye ubuzima bwanjye bakaba inspired ariko ntabwo ari cyo gembereyo nako ntabwo ari cyo gembaho nifuza. Simbyuko no munsi mvuga ngo ndashaka ko baza kundeba gutya cyangwa ngo ndashaka ko niza kuvuga banyumva gutya. Tuvuge mvuga ibintu mbisubiza cyangwa mbivuga uko nge mbyumva bitewe n'imyumvire yanjye, then abantu babyumvise bo bakabyinterpretinga mu buryo bwabo. Niba rero imitekerereze yanjye ijyanye n'uko Imana ishaka ko ntekereza cyangwa ishaka ko mvuga bya bintu bizaba inspiringa mu buryo nyine. So jewe numva insengero nkeka ko ari umushinga ukwiriye kugira n'igihe warangira mu gihe ibyo ugamije kugeraho byaba byakoze iki byagezweho. Tuvuga uno munsi isi yose yizeye Imana igakizwa, insengero zaba zitumaze iki? Kuvanga abantu bajya mu ngo zabo bagateraniramo mu muhanda bakagenda baririmba. Tuvuge nk'urugero no mu ijuru ushobora gusanga nta rusengero rubaye, abantu bazajya baba bari aho bari bakaramya Imana ko ngo bazaramya Imana ubuziraherezo. So niba rero wagiye gusoroma za mbuto batubwira uzazisoroma muri uramya Imana, ntabwo uzavuga ngo hari amasaha yo kurya ngo hari amasaha y'ibindi, biranashoboka ko so icyo nicyo ge nizera. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ushobora kuba umucuruzi kubera ko Imana yaguhaye impano yo kumenya kunegotiatinga no gucuruza. Birashoboka ko ushobora kuba umuyobozi utaranakandagira no mu rusengero cyangwa ugiyeho gake bitewe wenda n'akazi kawe ko gateye, bitewe wenda na commitments ufite, ariko uburyo ubayeho ukabubaho umeze nk'umukiranutsi kubera yuko wumva ijwi ry'Imana ukora iby'Imana yakuremeye gukora. Ubayeho mu buryo Imana yifuza kubaho. So it doesn't take someone ko agomba kugira uko yitwara akamera nk'aba Nyayisirayeli ba kera bandikaga amategeko 10 bakayambara mu gatuza kabo bakabaho buri kanya bakomeza bayasubiramo kugira ngo batayibagirwa. No, Imana ikeneye yuko ahubwo baho ubuzima bwubahiriza amategeko 10 niyo utakwirirwa yavuga. Voilà. Kabisa nabivuze. Ngira ngo wenda dushobora biranoroshye nanaguciye mu ijambo. Ibyo savuze byoroshye like n'ubuzima bwa we see it. Yeah, and ndagira first of all umenye ko uduhesha umugisha kuri izo platforms zose uri. Urakoze cyane. Yeah. And Martin
kirekure ntararekura ikindi actually bisa nkaho nta bibazo byinshi bifite cyane kuko nkuko agenda bisobanura atanga point akanayisobanura ariko umuntu ashobora kugira amatsiko Tom wakuriye muri korali ni nk'iki gihe biheruka mu rusengero cyangwa se of course umuntu wa muri korali usanga kenshi buri navuga Sunday agomba kujoininga service buri rimbo of course ariko hari bitewe n'ibintu byinshi yagiye ujyamo nkuko bisobanuye byagiye bituma bigenda bigabanyuka nicyo navuga ese ni nk'iki gihe byabaye nk'ibihinduka ikibazo si nyumva neza ushobora kuba mburiyemo hagati aho ngaho wambazaga igihe mperukira mu rusengero actually muvoma wakoreshaga urumva nk'umuntu waririmbaga muri korali of course was joiningaga buri cyumweru ariko ubu wenda bitewe n'izindi nshingano ese ubimanaginga gute cyangwa se final nta nubwo ukijyayo nakuriye muri korali ndetse maramo igihe kinini natangiye kuririmba muri korali niga muri primaire hanyuma nkaririmba muri korali muri vacances mu gihe cyo kwiga aho nigaga nta bangirikani bahabaga finally baza kuza ngeze nko mu wa kabiri wa secondaire mu wa gatatu nyuma nza kujya muri senior 4 ubwo ni mu ntangiriro za 2 gutyo kuzamura 2010 no mu ntangiriro za 2 sorry so icyo gihe ngira amahirwe nyine nibwo nawe Renard muri kwaya nabaga ubuzima nyine buri munsi urumva aho twigaga kuri RDK zamuka ujya iryo gaho twasengeraga no mu rugo nyine ni ukuvuga ngo byari byoroshye kubona access ndetse n'amahirwe yo kuba nabikora nyuma nza kujya kwiga muri kaminuza i Butare ni ukuvuga ngo nibwo natangiye kubura umwanya wo kujya muri korali ariko ngeze i Butare still nabwo mu mwaka wa mbere ngira ngo n'uwa kabiri narabigerageje njya muri singiza i Butare sinzi n'ibikibayo ndaririmba ariko aho ntangiye kumenyekanira nka Tom Close mbona bitangiye gusa n'ibitera controversy abantu bamwe bibaza ibyo wenda naririmbye ku ruhande muri korali so hitamo guhagarika ibyo muri korali hanyuma so ibijyanye rero no gusenga mubwije ukuri mperuka mbere ya covid itangira kuvuga ngo hajemo yuko umuntu akwiriye kwiyandikisha kuregisteringa kwatendinga ni 30% ya capacity y'urusengero so ku bwanjye rero bitewe nuko jewe n'imyemerere mfite nuko ntekereza ku bijyanye no gusenga no kwegerana n'Imana numvaga ko kugira ngo njye kubyiganira iyo 30% hari abandi bashobora kubona kwegera Imana ari uko bagiye mu rusengero aho ndi hose mba ndi kumwe n'Imana so muri icyo gihe cyose nasengeye ku rugo kugeza muri uyu munsi ndateganya kuzasubira mu rusengero n'ubundi n'ibifungurwa bose gusubira mu rusengero ariko buri munsi ngasenga iyo mfite ibibazo mfata n'amasengesho nkiyiriza so nizera ko iyo wiyegereje Imana cyane niyo ufite ikibazo kimeze gute Imana iragiye so iyo muhe na challenges zaba zo mu kazi zaba zo mu buzima busanzwe zaba ziri financial zaba zitandukanye inshuro nyinshi mfata iminsi ngahe ngasenga ngereka Imana ariko no mu buzima buri munsi ndasenga n'abana banjye mfite abana 4 umukuru afite imyaka agiye kugira 7 azi gusenga cyane hanyuma w'imyaka 4 nawe azi gusenga asenga bya cyane ariko azi gutangira kuri developer no kuri soza bazi gusenga nyine nibyo ntoza abana banjye birashoboka ko bo bashobora kuzihitiramo ibindi nubwo atari byo mbifuriza bakoze ariko giye muri inshingano zanjye n'umubyeyi wabo brother icyo ni murabizi abasitari muravuga yes icyo ni kujya confirming bari ruma or not biravugwa ko ujuza no mu rusengero abantu batanahari nko mu minsi isanzwe y'imibyizi
rimwe ukaza uzanye na famiye yawe mugapfukama mugasenga ngo rimwe na rimwe ngo n'amadekorasiyo muraza mukayakora bafite uburyo ngo bwihariye bakora Imana. Ibyo bintu nibyo cyangwa si ibyo imba ari ibyo just bitonyuriremo gake. So bijya bikunda kuba mfite madamu wanjye akunda indabyo cyane, hanyuma inshuro zose afite ikintu ashimira Imana ari igihe ategura buke tukajyana n'abana tukajya mu rusengero, biterwa n'umunsi icyo kintu arimo gushimira Imana, wenda yahisemo gushimira Imana iyo bibaye mu minsi isanzwe atari icyumweru cyangwa muri weekend, tuhita twifatanya na famiye tukagenda. Ushobora kwibaza wenda nk'urugero, ndibuka tubyara umwana wacu w'imfura ku minsi 8 twamujyana mu rusengero tujya gushima Imana. So icyo gihe twagize n'amahirwe duhurira na Bishop Louis aradusengera umwana, n'inshuro nyinshi tujyayo gutya tugasanga harimo umupasitori uhari cyangwa umubishop. Wagiye mu minsi isanzwe mu byiza nta bantu bahari, kwanga Imana baduteguriye gahunda zayo. So ni ibintu of course si ibintu byo kuvugira n'abakozi bisubije kuri imbaye, ariko ni ibintu n'abakoze hagati ye n'Imana. Yes. Wow. Anyways, my bro, n'iminota iradufasha. Turazafatamo agapozi gato wenda tuzugaruka dusoma SMS. Hari abantu of course baba bakunda Tom bamukurikira umunsi ku munsi, hari nabo byatunguye of course kuba bari kumubona hano kuri Authentic TV. Turazagugaruka nyuma ya pause gato dusoma message. Mbere ko twigiyeho bro, yavuze akantu kuri korali, siyo? Bro, hari ndimo nimwe by the way, ibigenge kwanza mbitange ubuhamya sindakabati bro. Yari muba ndibuka muri kwa yacu njye no nkirimo Prince of Peace, muba lead singers twari dufite all the time, bade banakwita amanota yo hejuru cyane twatinyaga sinzi ko nabigenzaga bro. Yari Tom Close, Ezra riwe ngira ngo he was the trainer watwigisha Ezra na Emi man. So do you remember one song byuzimwe muzo wakunda gutera? And if you do turagakora aho turagakora ibyo ngi So you remember one song? Ntacyo ngenda gufasha tu. Reka tujye muri ako post. Reka tufata agapozi gatoya turazogaruka of course tumva Tom tugenda tuganira byinshi kandi tunasoma message zanyu mwagiye mutwohereza mutandukanye. Mukomeze mudukurikire The Gospel Turn Up Show, mutwandikire kuri WhatsApp number yacu igaragara kuri screen. Anyways cyari kumwe na Tom Close ariko mu message ngo ni menshi. Yeah, message ni nyinshi rero turagerageza kubera n'igihe tugenda dusoma nkeya. Hari wanditse ngo mukomere cyane ndabijuru mu ruhango Tom Close ndamwemera cyane, Imana iguhe imigisha myinshi. Amen. Arakoze cyane. Hari indi message yaje, muraho mubwire Tom ngo ndagukunda cyane kandi n'umuryango wawe ndabakunda. Abarakoze. Edi turaza kugenda dukomeza message zo ni nyinshi. Ongera usome indi. Hari indi, glory be to God, brethren, take my greetings to Mr. Tom, the man who inspired me. God bless you all. Abana njyewe muhaye iki cyanditswe azajye akibasomera uko bagiye no kuryama, aranyuze cyane. Hari cyanditswe ashaka kuguha uzagisomera abana, cyo Joshua igice cya mbere umurongo wa 8. Amen. Good. Nicyo avuga ko agutura uzajye usomera abana mbere yuko baryama. Uwo ni umufana wawe nawe ukomeye. Uruvuze ngo amuhaye na inskari inka. Ariko ni cyanditswe nacyo ni cyanditswe Joshua 1:8. Nacyo ni cyiza cyane. Anyways, kakunda amasaha nyine yabigenjeje. Oh, my bro. Ndumva tudashaka kurekura ariko ariko ukose ko senda Tom uri hano kuri televiziyo ya Gikristo niko navuga The Gospel Turn Up Show. Hari ikintu runaka ushobora kubabwira abadukurikiye wenda kikuriho? Ni ukubashimira ubuyobozi bwa Authentic TV
namwe muri iki kiganiro. Hanyuma of course sinava hano ubundi jyewe amahirwe mbonye nyakoresha umuntu gukoresha ijambo ryo kwicisha ibuye rimwe inyoni. So naje hano so sinava ntabwiye abadukurikiye no ku bindi nkoramo muri RBC mu kigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso, ikigo gishinzwe gushaka amaraso akoreshwa nk'umuti. So ni na byiza ko turi mu gihe cya Easter kisemboliza uko Yesu nyine yaguze itorero rye amaraso. Kuvuga amaraso ni ikintu gikomeye, amaraso ni ubuzima, kuvuga ngo yamennye amaraso kugira ngo nyine acungure abari mu isi. So amaraso rero tuba tuvuga n'ubundi ni amaraso atagira ikiyasimbura. Iyo umuganga tuvuge mu rugero by'umurwayi akavuga ati uyu murwayi birasaba yuko ahabwa amaraso kugira ngo akomeze kubaho, iyo hatabonetse amaraso umurwayi ashobora kubura n'ubuzima. Kandi Imana ngira ngo yamenye ko ibyo bizabaho, idushyiramo uruganda rukora amaraso. Ndi tugira uruganda rukora amaraso buri munsi, hari n'uruyangizo ko ushobora kuvuga uti se niba urwo ruganda ruyakora kuki atuzura. Kuko ngo amaraso agira ubuzima bwo kuvuka agakura akanapfa iyo amaze gusaza. So icyo gihe iyo kibaye ni igihe kigera nko ku minsi 120. Kuko ngo amaraso yabayeho uno munsi, yavutse uyu munsi, yavukiye mu ruganda rwayo ruyakora ni mu misokoro, ahita ajya muri circulation mu mitsi akazenguruka agakora inshingano zayo. Nyuma y'iminsi 120 agahita asaza, agahita yinjira mu rundi mu gice cy'uruganda gishinzwe kuyasohora mu mubiri. Ibyo ni ibice bigize umubiri, wenda ntiriwe mvuga kuko abo tuganira bose si abaganga. Kuvuga ngo rero iyo utanze amaraso umubiri komandinga cyangwa utegeka rwa ruganda rukora amaraso gukora menshi kugira ngo asimbure yandi watanze. Kandi n'ubundi amaraso bakura mu muntu ni amaraso yatuma n'ubundi akomeza kubaho nkaho nta kigeze kiba. Ni nk'uko ushobora gusitara ukava amaraso cyangwa ukava imyuna. So hari ikigero Imana iba yarateganyije cy'uko amaraso yari yose yakuvamo ubuzima bwawe bukomeza kubaho nuko bwari bumeze atarakuvamo. Icyo kigero rero iyo tukuyeho amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga ntitujya tukirenza. Hanyuma uwari wese muri twe ashobora kuyakenera. Hari abagira imyemerere y'uko wenda badahabwa amaraso bagaterwa amaraso, ariko abakristo benshi ziko bemeranya no gutanga amaraso no kuyahabwa, ndetse hari amatorero atandukanye tujya gusura tugafata amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga. So ndakoresha ino opportunity mbwira nyine abadukurikiye yuko bakwiriye kugana ishami ry'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe gutanga amaraso ribegereye, bagatanga amaraso. Hano i Kigali ni imbere ya Serena Hotel, i Huye ni iruhande rw'ibitaro bya kaminuza bya Butare, i Karongi ni iruhande rw'ibitaro bya Kibuye, mu Ruhengeri ni iruhande rw'ibitaro bya Ruhengeri, i Rwamagana ni iruhande rw'ibitaro by'i Rwamagana. Hanyuma ni ukuvuga ngo impamvu mbivuze gutyo, nzi neza yuko gutanga amaraso ni ku buntu kandi n'umurwayi uyakeneye ahabwa. Ni nka kagakiza n'ubundi kagenewe abantu bose, ntabwo kavurwa. Umuntu ukiza ashobora kukabona n'umukene, n'amaraso nayo ni uko. Ndetse nshimira na leta yashyizeho uburyo bwo gutuma abantu babasha kuyabona, ndetse n'amashimwe ko mubaye n'amahirwe yo kubivuga. Then of course bifuza kuzagira Pasika nziza. Wow, thank you. So muri make gutanga amaraso ntabwo uba yahombye. Umaze kwiga akantu nyine from a doctor, aragenda creating kongera bikaba. So kwa kundi tuvuge abantu bagira inyota. Impamvu inyota ibaho ni igihe umubiri uba wasanze ufite amazi make mu mubiri, ngo cyangwa ufite imyunyu myinshi. Noneho umubiri Imana yawushyizemo mechanism cyangwa uburyo bwo kubalansinga, bwo gushyira ibintu nyine ku kigero gikwiriye. Iyo ukeneye ibyo kurya mu mubiri uhita ugira inzara. Kuvuga ngo hari system ishinzwe gutuma ugira inzara ukajya gushaka ibyo urya. Iyo ukeneye amazi hari system ishinzwe gutuma wumva ufite inyota. Niyo watanze amaraso hari system yo ntabwo yumva, kuko ntabwo ari wowe ugira uruhare mu gutuma amaraso akorwa, ariko igice cy'umubiri ni ukuvuga imisokoro niho amaraso akorerwa, ndetse n'ibindi bice bikora
uduce tumwe na tumwe mu bikora amaraso bihita bihabwa information bigatangira gukora akazi nk'uko umutima wawe utera ntabwo wakumva ko umutima utera keretse muganga ashyizeho icyumvirizo niko haba hari n'izindi processes nyinshi zibera mu mubiri tuba tutazi uno munsi igifu cyawe gishobora kuba kirimo gisya kirimo kudigestinga wenda amatunyo yo mu kanya ariko ntabwo urimo kucyumva n'ubwo muganda uba urimo gukora amasaha 28 kuri 28 tutarimo kuruhuka so ni process ziri naturel zihari Imana yashyizemo kugira ngo niduhura n'ibibazo tuzishaka n'ibisubizo. Martins sinzi wowe ariko nge nisimfata n'icyemezo kwa mbere nzaca kuri RBC nyata urakoze cyane uzaze kwa kabiri kwa mbere ikonje ariko nabikeneye nabwo ari gufite umwanya wanizere ko ibi ngibi inspiring n'abandi gufata ibyemezo of course umukristo nyawe agomba no gufasha of course umuntu yakeneye ushobora guhura n'ibyago byo nawe wayakenera ni ukuvuga ngo abo bantu si igice kimwe cy'abaturage b'indushyi bari ahantu bahabwa amaraso nk'uko twavuze nkambi zikeneye imfashanyo oya n'uwo ari we wese muri twe nshobora gusohoka hano nagenda mu modoka nkakora accident umwana wanjye ejo bashaka kumusanga na cancer cyangwa umudamu nk'uko nawe byabuko abo bantu rero nibo bajya kwa muganga urumva nk'ubu ngubu sinemerewe gutangaza ibanga ry'akazi ariko hari umwe mu bahanzi sindi uvuge niba ari abagospel cyangwa abasaba ufite umuvandimwe no muri famiye urimo guhabwa amaraso kuri no misi kandi ni umuntu nkatwe ni umuntu ukomeye nkatwe hari n'abandi benshi bajya bamamagara b'inshuti zanjye kuko nyine bafite nimero yanjye hafi wenda bagakeka ko bisaba gupushinga ariko ni ibintu ni service igenewe abantu so nukuvuga ngo abayahabwa nitwe nta wundi nukuvuga ngo rero nuvuga ngo abantu bayatange yumve yuko barimo bayahereza abandi bantu wenda bo mu kindi gihugu b'indushyi babakene no kwiteganyiriza ni nk'uko ushobora kuba ufite 500 ukavuga utaho kugira ngo nyarya no mafaranga reka nkureho 400 mbishyire kuri banki ejo ningira ikibazo nzakuraho yakoresha so no kwiteganyiriza twebwe n'abacu so abantu bakunze ba The Gospel Turn Up Show dufata icyemezo tugire kuri RBC twiteganyiriza voilà no ku banking my brother thank you so much blood bank blood bank ariko nanjye sinagomba ko nawe muganga wa wakoze cyane Tom Close kuza muri The Gospel Turn Up Show. Thank you so much for inspiring us. Thank you for blessing us in so many ways. No kwereka Imana even on other platforms no mu bundi buryo. Ndumushaka gusoma message nkazinganye batkarangiza. Message rekangerageza ndebe yaje nyinshi cyane bantu batiza kutwihanganira abo tutari busomera message ariko nabo suko zirengagiza. Hari message yaje Shalom Authentic TV nezerewe uwo mwana wanjye mwatumiye Tom Close n'umwana mwiza cyane twigeze guhurira muri Asenker ngubwa nabi arantwaza angeza muri biro. Twigeze guhurira muri Essentiel ngubwa nabi arantwaza angeza muri biro. Ndabakunda cyane mwampa his phone number ndo mama mukuru. Yari umumama mukuru wafashije rimwe kandi ushobora kutanamwibuka. Alright, wakoze cyane Tom Close na abadukurikiye bakoze cyane kumeza bagenda batwandikira nubwo tutabashije gusoma message zose suko zirengagiza ahubwo igihe kiba kirukanka gusa tuba twazihaye agaciro kandi turabashimiye cyane masaha arageze nakundi ya closing. My brother, thank you so much for coming. Dushime Jessica na Erica nabo kubana natwe. Dushime abakunzi bacu bose aba textinze abafashe just umwanya bakicara bakareba show turabashimiye cyane. Dushime abantu bari kuri technique my bro. Tariki kipirenze ngenda ndabemera cyane. Dushime cyane our brother K2 kuri kamera, dushime Tempra kuri director, dushime programs manager wacu Jado. Bose man komeze duhana umugisha naho The Gospel Turn Up Show nakagaruka. Ariko abantu bagize amatsiko wenda tugiye tubamare bari basabye ko Tom Close aririmba turabasigeramo indirimbo yakoranye na The Band yitwa Thank You. Ndumva niba nibeshye bakoze kudukurikira mwese in The Gospel Turn Up Show. Tubona no gushimira Florega.
iyi background wabona bakorera kuri background nziza ku nkweto zabo nziza bakora kandi babarebe ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram yabo bafite ibintu byiza cyane pe